Amahoro y'Imana kuri wowe wumva ikiganiro Imana n'ibihe kikugezaho uko Imana yakoranye n'abantu mu bihe bitandukanye by'ingoma zahise kugira ngo yuzuze umugambi wayo wo gucungura abari mu isi ikoresheje Yesu Kristo watangije ubutumwa bwiza bubwira amahanga yose iby'urukundo, umugambi mwiza kandi w'iteka, imbabazi ndetse n'ubuntu bafitiwe nayo. Muri iki kiganiro by'umwihariko turakugezaho igice cya mbere cy'uko Imana yatatanije Abisiraheli kugira ngo yagure umugambi wayo wo gucungura abari mu isi binyuze muri Kristo Yesu watumwe guhesha abari mu isi agakiza n'umugisha wasezeranijwe Aburahamu nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 22. Tukaba tugiye kwibanda ku bwami bw'Ubuyuda n'uruhare rw'ubwami bw'Abanyababuloni bwarangajwe imbere na Nebukadinezari mu gusohoza agace gato muri uwo mugambi mugari Imana yari ifite. Mu bihe bya kera ku ngoma nyinshi zashize, kubaka ubuhangange no kwagura ibihugu byari bisobanuye intambara zabaga zigamije ibintu bibiri by'ingenzi, ari byo kurimbura burundu ubwoko runaka maze ahabwo hakigabirirwa n'ubundi, cyangwa gucisha bugufi ubwoko bumwe maze bukemera gukorera ububurushije imbaraga. Muri ayo mateka yatwaye ibihumbi by'imyaka, amoko yahoraga acungana ashaka icyuho ku yandi ngo ayatsinde maze yigarurire isi. Hagiye haduka ubwami bwakomeye bukamenywa n'impera z'isi, igihe cyagera bugahananurwa n'ubundi bwami. Biba bityo uko isi yanyuraga mu mpinduka z'ibihe. Ibyo byatumye habaho ubwoko bwazimanye n'ibihugu byabwo, maze ahabwo hajya ubundi bwoko buhindura byose kugeza ku mazina y'ibyo bihugu. Muri izo ntambara zikomeye hagiye habaho ubundi bwoko bwisangaga kenshi hafi y'umurongo wo kuzimira, ariko nyuma y'imyaka mike cyangwa myinshi bukazisanga bwongeye kubakwa bugahama ndetse bukagira ijambo mu yandi mahanga. Urugero rwihuse twavuga ni ubwoko bw'Abayuda tugiye kuvugaho. Mu gutegura iki kiganiro twasomye ibitabo nk'icyitwa From Creation to the Cross, icyitwa The Life and Times of Jesus n'icyitwa New Testament Survey, byose ushobora gusanga mu isomero ry'ishuri rya Bibiliya ryitwa Africa College of Theology ribarizwa Kicukiro Kagarama. Twifashishije kandi Bibiliya yera yo mu Kinyarwanda maze duhuza ubusesenguzi bw'abanditsi n'amateka y'ibyabaye ku ngoma z'Abayuda nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Jya kugezaho iki kiganiro nitwa Habati Ruzindana. Iyo dusomye igice cya 12 cy'igitabo cy'Itangiriro dusanga muri Bibiliya, havuga yuko Imana yasanze Aburahamu ikamutegeka kuva mu muryango we ndetse no mu nzu ya se akajya mu gihugu atabwiwe izina. Muri urwo rugendo rwasabaga kwizera, Imana yagiye igaruka kuri Aburahamu ikamusezeranya ko izamuha umugisha, igihugu ndetse n'urubyaro, kandi ko muri urwo rubyaro arimo amahanga yose azaherwa umugisha, nk'uko tubibona mu gice cya 22 umurongo wa 18, icya 26 umurongo wa 4 n'icya 28 umurongo wa 14 by'icyo gitabo cy'Itangiriro. Nyuma y'imyaka myinshi Aburahamu yaje kubyara Isaka ku buryo bw'igitangaza, kuko Sara umugore we yari ashaje cyane ageze mu myaka 90. Isaka yaje kubyara Yakobo, nawe abyara abahungu 12 aribo bavuyemo umuryango wa Isiraheli. Ubwo bwoko bwahawe n'Imana amategeko arimo no kwitandukanya n'amahanga. Isiraheli itegekwa kutagira indi mana isenga nk'uko andi mahanga abakikije yasengaga ibishushanyo. Bategekwa kwiyegurira Imana imwe, umuremyi w'ijuru n'isi. Urebesheje indorerwamo y'amateka, ibitabo bya Bibiliya byiswe iby'isezerano rya kera byerekana uburyo Abisiraheli bagiye bananirwa kugendana n'Imana, ntibayibera abizerwa nk'uko yabibashakagaho, ahubwo bava mu isezerano batangira gusenga ibigirwamana nk'andi mahanga bagose. Imana yabahanye kenshi ikoresheje abahanuzi, kugeza ubwo Yeremiya yaje abafitiye ubuhanuzi bukakaye bw'uko Imana ibatanze mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, maze buhita busohora. Ibitabo nk'icya Daniyeli, icya Esiteri n'icya Nehemiya byose byandikiwe mu bunyage, byerekana ko nubwo Imana yakuye Abayuda mu gihugu cyabo
itari itsinzwe ngo ireke umugambi wayo n'isezerano yarahiye Aburahamu ubwo yamuhamagaraga. Ibi bitabo byerekana uburyo Imana yakoresheje uwo mubabaro maze amahanga menshi akayimenya, kandi akazagira uruhare mu gutegura kuza kwa Kristo Mesiya wagombaga gusohoza wa mugambi w'Imana wo kuzaha isi umugisha yasezeranije Aburahamu. Mbere y'uko twibanda ku muryango w'Abayuda ariko, reka nkwibutse yuko nyuma y'imyaka isaga 500 Isirayeli ari igihugu, mu mwaka 900 mbere ya Kristo, imiryango 12 ya Isirayeli yaje gucikamo ibice bibiri, maze imiryango 10 isigara yitwa Isirayeli ifite umurwa i Samariya. Iyi miryango 10 yaje kujyanwa mu bunyage bw'ubwami bw'Abasiriya mu mwaka wa 721 mbere ya Kristo. Naho umuryango wa Yuda, uwa Benjamin hamwe n'Abalewi batabarwaga mu miryango ya Isirayeli kuko bari bararobanuwe n'Imana kuyikorera umurimo w'ubutambyi, basigara bitwa ubwami bw'Abayuda bufite umurwa i Yerusalemu. Reka noneho dukomezanye n'ubwami bw'Abayuda. Nyuma y'imyaka 134 ya miryango 10 yarajyanywe mu bunyage, mu mwaka wa 587 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ingabo z'Abakarudaya zinjiye i Yerusalemu, zica abantu, zinyaga ubutunzi bwo mu nzu y'Imana n'ubw'amazu yandi, zitwika umurwa n'inzu y'Imana, byose bihinduka umuyonga. Aba bafashe abarokotse bake babajyana i Babuloni, bahinduka imbata za Nebukadinezari, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Ingoma za Kabiri igice cya 36 no mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 39. Kuva ubwo Abayuda batangiye igihe cy'ubunyage bw'imyaka 70 i Babuloni, nk'uko byahanuwe na Yeremiya ashimangira amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika dusanga mu gice cya 4 umurongo wa 19 agira ati: ubabare ugire ibise byo kubyara, mukobwa w'i Siyoni we w'umugore uri kunda, kuko ugiye gusohoka mu mudugudu ukaba mu gasozi, ndetse uzajyanwa i Babuloni. Inkuru z'ubuzima bwo mu bunyage zitangirana n'itoranwa ry'abasore bamenyekanye cyane, aribo Daniyeli wahimbwe Beluteshazari, Mishayeli ahabwa irya Meshaki, Azariya ahabwa irya Abedenego, ndetse na Hananiya wahawe irya Saduraka. Aba basore bato b'Abayuda ubwo batoranwaga n'ibisonga by'umwami, biyemeje kudahemukira Imana yabo no mu bunyage, bitegura gukora icyo byabasaba cyose aho gutakaza imibanire yabo n'Imana. Uko kwiyemeza kwabaye inzira yo kwigaragaza kw'Imana mu gihe cy'ubwami bw'i Babuloni, ndetse no mu gihe cy'abami b'Abamedi n'Abaperesi babakurikiye. Muri iyo myaka 70, Imana yatatanirije Abayuda mu bihugu byinshi byari byarigaruriwe n'ubwami bw'Abakarudaya, maze Abayuda bagira igitekerezo cyo gushinga insengero ziswe amasinagogi yahuzaga bake baturanye, kugira ngo bakomeze gushaka Imana ndetse no kwiga ijambo ryayo, kuko bari biboneye n'amaso yabo ibyo abahanuzi bababwiraga ko byari bibasohoreyeho. Uku gutsindwa kandi kwababereye isomo rikomeye, maze bemera n'isezerano ryo gutaha nyuma y'iyo myaka 70 ko ryari iry'ukuri, nk'uko bari barabibwiwe n'umuhanuzi Yeremiya. Ibi tubisanga mu gitabo cya Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 10. Usibye gusengeramo, amasinagogi banayifashishaga nk'amashuri aho abana babo bigishirizwaga amategeko ya Mose ndetse n'amateka yabo, kugira ngo batazibagirwa Imana yabo ndetse n'inkomoko yabo, bakazazimirira mu mahanga nk'uko ya miryango 10 byayigendekeye. Uko guhurira mu masinagogi kandi kwateye Abayuda gukomeza kugira itandukaniro mu mahanga bajyanywemo, bituma abanyamahanga bari baturanye nabo bagira ubumenyi ku Mana y'Abayuda, abandi batangira kuyiramya, bayisimbuza ibigirwamana byabo basengaga. Uku kwamamara kw'Imana y'Abayuda mu banyamahanga kwatizwaga umurindi n'inkuru zavaga ibwami zivuga iby'Imana yakoreshaga ba Daniyeli na bagenzi babo imbere y'abami, harimo nko gusobanura inzozi zikomeye zabaga zananiye abanyabwenge n'abapfumu b'umwami bose,
kwanga gusenga ibigirwamana bakajugunywa mu muriro ntibashye, n'ibindi byinshi byasozaga abami batangarira Imana y'Abayuda, maze bagashyira umukono ku iteka ritegeka abatuye mu bwami bwabo kubaha Imana y'Abayuda. Tugana ku musozo, reka turebe icyo ubunyage bwamaze mu gihe cy'isezerano rishya ryatangiriye ku rupfu no kuzuka bya Yesu Kristo, wakomotsweho itorero rigahabwa inshingano yo kwamamaza rwa rukundo, umugambi mwiza kandi w'iteka, imbabazi ndetse n'ubuntu abari mu isi bafitiwe n'Imana. Ubwo intumwa zameneshwaga n'akarengane gakomeye zagirirwaga i Yerusalemu n'abakuru b'idini y'Abayahudi, zatangiye ingendo mu mahanga menshi ya Aziya ndetse no mu Burayi hamwe n'ibice by'amajyaruguru ya Afurika, maze zamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza Imana yageneye abari mu isi ku bwa Yesu Kristo. Mu kuzenguruka amahanga bahunga akarengane ariko banamamaza ubutumwa bwiza, ahantu hose bageraga babanzaga gushaka isinagogi y'Abayuda iteranira muri uwo mudugudu, maze bakabasangiza ishurirwa rishya ryo kwizera Yesu Kristo, bakabona kwiyunga n'Imana aho kwiringira amategeko n'imihango bahoze bagenderamo mu kuramya Imana kw'isezerano rya mbere. Ubwo Sitefano yajyaga impaka n'abayoboke b'idini y'Abayuda bikamuviramo guterwa amabuye, muri izo mpaka yari ahanganye n'abantu baturuka mu masinagogi atandukanye, ariyo iy'Abaliberutino, aribo bitwa Abafurimeni mu Cyongereza. Bivugwa ko aba bari Abayuda bigobotoye uburetwa bw'umwami Pompe mu mwaka wa 63 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Hari harimo kandi mu baburanaga na Sitefano abakomoka mu idini y'Abanyakurene, ariyo Shatayubu ibarizwa mu karere ka Jabal al-Aqda mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Libiya. Hari harimo iy'Abanya-Alexandriya ibarizwa muri Misiri. Hari harimo kandi n'abakomoka mu isinagogi y'Abanyakirikiya izwi nka Kukurova y'ubu ibarizwa mu majyepfo ya Turikiya. Muri izo mpaka kandi hari harimo n'abakomoka mu isinagogi y'Abanyaziya, nk'uko tubisanga mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa. Iyo ukomeje gusoma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, usangamo amasinagogi menshi Pawulo yagiye ajyamo ubwo yakoraga ingendo ze ziswe iz'ivugabutumwa mu mahanga atandukanye, maze akaganira n'Abayuda hamwe n'abanyamahanga bari barayobotse idini yabo. Uko kuboneka kw'amasinagogi mu mahanga kwadutse igihe Abayuda batatanywaga na Nebukadinezari mu mahanga, maze igihe cyo gutaha kwabo ku ngoma y'Abamedi bisanga bamwe baramaze kugira ubutunzi mu mahanga, bituma badataha, ahubwo biyemeza gutera inkunga bene wabo babaga biyemeje gutaha. Aba bakomeje gukoresha amasinagogi nk'amazu yo kuramirizamo Imana no kwigisha abana babo, ariko kandi bakajya bagira ingendo ntagatifu i Yerusalemu, nk'uko tuzabibona mu kiganiro gikurikira. Uko ubwami bw'Abakaludaya bwakoreshejwe mu gutataniriza Abayuda mu mahanga, bakubaka amasinagogi yaramirizwagamo Imana n'abantu bo mu mahanga atandukanye. Nguko uko itorero ryavutse maze rikamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga, rihereye ku bari mu masinagogi no ku batuye muri ayo mahanga. Ibi kandi byerekana ko Imana y'Abisiraheli itasabaga abantu kubanza kuba ingaruzwa muhito z'Abayuda kugira ngo bayisenge, haba mu bunyage cyangwa mu gutotezwa kw'itorero. Byose byahindutse inzira y'Imana mu kugeza izina ryayo mu batuye isi. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzakugezaho uruhare rw'Abamedi n'Abaperesi mu mugambi mugari w'Imana kugira ngo isohoze isezerano ryayo ryo guha umugisha isi binyuze muri Kristo. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Imana iguhe umugisha.